Iyi miryango 60 yaremewe ihabwa inka n'ururembo rw'amajyaruguru mu itorero rya Pentecote mu Rwanda. Ni imiryango irimo ibyiciro bitandukanye by'abayoboke b'iri torero, harimo abasaza bakoreye iri torero ubu bakaba bari mu kiruhuko cy'izabukuru, imfubyi n'abapfakazi basizwe n'abahoze arabavuga butumwa ndetse n'abapasiteri muri iri torero, hamwe n'abaririmbyi bakoze impanuka ikabasigira ubumuga mu minsi ishize ubwo bajyaga mu murimo w'ivugabutumwa. Iri torero kandi ryaremeye umuyoboke waryo wo mu karere ka Gakenke wabuze umugore we n'abana be 4 ubwo akarere ka Gakenke kibasirwaga n'ibiza mu minsi ishize. Iyi miryango yose yaremewe ikaba yahawe inka, ariko imiryango ituye hafi akaba ariyo yashikirijwe inka ku mugaragaro, abasigaye batuye kure bakazazishikirizwa aho batuye mu minsi iri imbere. Bamwe muri aba baremewe baragaragaza ibyishimo batewe no kuba itorero ryabo ryabibutse, kandi nkizi nka bahawe bakazazibyaza umusaruro maze zikabafasha kwiteza imbere. Igikorwa nk'iki ngiki kiradushimishije kuko bizafasha n'abana bacu badukurikiye kutinuba uyu murimo bavuga ko nta nyungu babonamo. Ubwo rero iki kiradushimishije n'abana bacu kirabashimisha bitewe nuko babonye intambwe duteye, noneho n'abadukurikiye aho batugereje ubu. Nanjye ndishimye cyane kuri iki gikorwa mwadukoreye, rwose byanshimishije cyane mu buzima, niho nakishimaho kuva navuka. Ababyeyi banjye papa yari pasiteri, basigaye turi abana 2, ariko musaza wanjye yageze aho ashaka umugore, njye usigaye mu nzu njyenyine. Iyi nka ngiye kuyorora, ndabizi neza ko izamfasha muri byose kandi nzatera imbere. Pasiteri Emmanuel Sebadende ni umuyobozi wa ADPR mu ntara y'Amajyaruguru. Aravuga ko ivugabutumwa ryiza rijyana n'ibikorwa, ngo akaba ariyo mpamvu beretse bahawe inka kuba ari kumwe n'abigihe cyose. Ivugabutumwa dukora rijyana n'ibikorwa. Hari ivugabutumwa ryo gukora ku mitima y'abantu, ariko nanone ivugabutumwa ryiza rijyana n'ibikorwa, nicyo gituma twatanze inka kuri abo bantu bose. Agaciro ka mbere no kuba bari ku mutima wacu, nabo bakibona muri twebwe kandi bakabona ko tukibazirikana mu gihe cyose. Umuvugizi w'itorero rya ADPR mu Rwanda Sibomana Jean waravuga ko intumbero y'itorero ari gufasha abatishoboye, arabo basengana ndetse n'abandi kugira ngo bagire imibereho myiza. Itorero ntabwo ryita ku banyetorero gusa, tugomba gufasha abanyarwanda bose kugira ngo nabo bazamure imibereho yabo myiza. Niyo mpamvu rero nasaba ko n'abandi duhuriye kuri uyu murimo w'ivugabutumwa twarushaho gukomeza kwagura ibitekerezo, kandi tugasenga Imana kugira ngo dushoboze kuba twakora igikorwa nk'iki cy'urukundo, twahiga se n'indi mihigo kugira ngo dufashe abantu tubana nabo b'Abanyarwanda, tubona abatishoboye nabo tubateze intambwe irushaho kuba nziza, tuve mu bwiza tujya mu bundi. Ni byiza rero ko natwe dutera iyo ntambwe yo gukomeza gufasha muri ibyo bikorwa abantu tubana nabo, baba dusengana n'abandi tudasengana mu madini yacu. Izi nka zatanzwe kuri uyu wa gatatu n'ururembo rw'amajyaruguru mu itorero rya ADPR mu Rwanda, zifite agaciro kagera kuri miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ngo bishobotse iki gikorwa kikazabera no mu bindi bice by'igihugu iri torero rya ADPR rikoreramo. Gaston Nirembere, TV1.